Ikibazo cyo mu Rwanda ni uko adversary wacu wese bose baza bari motive bashaka kudutsinda, ni ahacu ho gusubiza. Buri match iba igomba kuba isomo kuri twebwe, nubwo turi aba mbere ariko turafite byinshi byo gukora. Njyewe ntegura umukino ugiye kuza, ariko tuba tugomba gutanga ibimenyetso kuri ekipe ndetse no ku bakinnyi. Abakinnyi bagomba kohereza ibimenyetso ku buyobozi. Ese ekipe ya APR dufite ubu ngubu ni nziza kurusha iy'umwaka ushize? Ku bwanjye iyo mbirebye mbona ntabwo ari ikipe nziza dufite, ntabwo ko ni ikipe itagira icyo ikora, nta mukinnyi n'umwe ukwiriye kuba yagira icyo akora ku ruhando rwa Afurika. Njyewe ndi umutoza wa ekipe, icyangombwa ni ekipe ndashaka gutsinda match zose zisigaye, ni match enye zisigaye, ni ugutegura match nibyo bindaje ishinga. Ntabwo ndi kwita ku bijyanye no kongera kontra cyangwa se kuba nakwirukanwa. Buri muntu wese waba ufite kontra wese aba agomba kwitegura umukino ukurikira, agatanga ibimenyetso biri positive. Icya mbere ni ekipe, ntabwo icyangombwa ari umutoza cyangwa se umukinnyi, twese muri rusange nicyo cyangombwa. Njye simvuga ko ekipe ya APR idashoboye, navuga ko bijyanye n'ibyo twakinnye ntabwo turi ku rwego. Tuzahura n'ikipe ya Kiyovu Sport, navuga ko niyo kipe nziza ubu ngubu gukinira mu rugo.